Ndagushimiye kandi guhaye ikaze wadahwema gukurikira ibiganiro byacu kuri Rwanda News Update. Abenshi mu bumva interuro nto yigira iti urugamba rwo kubohora u Rwanda. Ndabizi ntashidikanya ko mu mutwe w'uyumvise ahita hazamo isura y'umugabo w'intwari, umusirikare kabuhariwe mu gupanga urugamba, umubyeyi w'abana bane, benshi baryoherwa no gusoma cyangwa kumva amateka ye. Nta wundi ni umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, Perezida Paul Kagame. Ni umugabo uzwi ku ntambara ikomeye cyane yarwanye yo kubohora u Rwanda afatanyije n'abo yari ayoboye. Kuri uyu munsi rero tugiye kubagezaho izindi ntambara zitavuga Paul Kagame yarwanye. Nta munsi w'ubusa Perezida Paul Kagame atibutsa abanyarwanda ko hari ingambi ibihumbi barwanye bakazitsinda, ariko hakirindi yo kugera ku gihugu giteye imbere, cyunze ubumwe kandi gitekanye. Ubwo yari mu isabukuru y'imyaka 25 y'umuryango Unity Club Intwararumuri, yavuze ko gutsinda intambara bivuze ko wamaze gutuza kubera ko wageze ku ntego wari ufite. No kuvanga igihugu gitekanye, gifite amajyambere, gifite ubumwe. Ntabwo turabigeraho, turi mu nzira nziza gusa. Iyi nzira nziza Perezida Kagame yavugaga iragoye kuyigeraho kuko bisaba ubugangamugayo, umuhate, kwihangana no kuba maso cyane, kuko urangaye gato watana. Iyo usubije amaso inyuma usanga hari intambara nyinshi Perezida Kagame yagiye arwana kandi akazitsinda. Ibi bikaba ari nabyo byagejeje igihugu mu nzira nziza. Muri iyi nkuru ntabwo dutinda ku ntambara y'amasasu yatumye igihugu kibohorwa cyangwa intambara yirukanye abanze ku nkiko z'u Rwanda. Turagaruka ku zindi ntambara zatumye u Rwanda rugera aho ruri ubu ngubu. Reka duhere ku kibazo gikomeye Kagame yahuye nacyo ubwo ingabo yari ayoboye zari zimaze kubohora igihugu mu 1994. Habayeho kubohoza inzu zari zaratawe na bene zo bahunga, izindi ba nyirazo barishwe muri jenoside. Ku rundi ruhande ariko byarumvikanaga ko umuntu atarara hanze hari inzu ziri mu busa. Ku rundi ruhande ariko kandi habayeho kurengera gukomeye ku buryo hari n'abavugaga ko hari umusirikare washatse kubohoza Beneri, iyo ni banki nkuru y'u Rwanda. Muri uko kubohoza kandi hajemo n'ibindi bibazo, ugasanga abantu barahungutse, bageraho bahoze batuye bagasanga mu nzu haragiyemo abandi. Hari bamwe mu babohozaga bakagerageza gushinja ba nyirinzu ibyaha batakoze ngo bakunde bifunga imitungo yabo. Aha kandi ntitwakwibagirwa n'ikibazo cy'induru mu miryango, aho wasangaga umuntu yarafashe imitungo ya bene wabo azi ko bapfuye, ubwacyo akabona bamugezeho. Muri iki cyiciro hari abahimbye impapuro zo guhuguza imitungo y'abandi no kuyibanyaga. Ibibazo byose rero kubikemura byari ingorabahizi. Perezida Kagame yafashe icyemezo cyo gushishikariza abantu kubaka inzu zabo bwite, za sosiyete zishobora kubaka imidugudu zirabikangurirwa. Kugira ngo bigire ingufu kandi abantu babikangukire, hatanzwe igihe ntarengwa cy'imyaka 2 yo kubikora. Hari aho byageze Kagame afata icyemezo cyo kubwira abakiri mu nzu babohoje kuzivamo. Icyo gihe yashyizemo n'ingufu za leta ngo bikorwe vuba, ariko iki kintu cyatumye benshi bamwijundika. Iyo yari intambara ya mbere yararwanye. Intambara kabiri yo yari rurangiza kuko yashoboraga gusenya FPR Inkotanyi idasize n'igihugu. Iyo ntambara nta yindi ni ikiswa akazu k'Igahini, karimo abantu bahuriye kuri paruwasi y'abaporoso ya Gahini nabo mu miryango yabo bari bakomeye cyane muri politiki n'igisirikare icyo gihe. Abo bantu barimo Dr. Theogene Rudasingwa yayoboye ibiro by'umukuru w'igihugu n'umuvandimwe wa Gahima Gerard wabaye umushinjacyaha mukuru, ndetse na Sam Nkusi wari muramu wabo, ndetse akaba yaranabaye ministiri. Harimo kandi retired Brigadier General Frank Rusagara, Tom Byabagamba wahoze ari colonel, n'umugore we Mary Bayine, Dr. Colonel Karemera Joseph, ndetse n'abandi batandukanye. Icyo gihe hatangiye imico yo kwikubira imyanya myiza ihemba neza muri leta, ndetse n'imitungo igiye itandukanye. Byarasakuje cyane icyo gihe bijya mu nama za FPR birananirana, ndetse bikomeza no gukururana. Aba bantu bari bakomeye cyane muri politiki n'igisirikare nibo bazaga muri izo nama, ariko Perezida Paul Kagame aza kubarusha ubwenge nk'ibisanzwe. Yaje no gufashwa n'itangazamakuru ryavugaga biba abarya imishinga ya leta n'abanyerezi bya rubanda, bituma bafatira kuri uwo mururumba n'inyota yo gushaka gukira vuba. Byatumye ashyiraho uburyo bw'uko FPR igenzura bakadabayo, yabona ibimenyetso aho kubirukana ikabahindurira imirimo, wakabye kabona ko kwirukana. Uko kugorana kandi kwari kujyanye n'umwuka wa politiki wari uri mu gihugu. Iyi yari intambara itoroshye, ari naho havukiye ububasha bw'inteko ishinga amategeko bwo kugenzura guverinoma. Icyo gihe inteko yaratinyutse igatumiza abaminisitiri bakisobanura bikarangira itanyuzwe, ikabakuraho icyizere. Amakuru avuga ko Minisitiri Karemera wayoboye Minisiteri y'Ubuzima n'iy'Uburezi yagizwe ambasaderi muri Afurika y'Epfo, atumijwe n'inteko yanga kuyitaba. Inteko kandi yanatumije Minisitiri Patrick Mazimpaka wari Minisitiri muri Perezidansi ngo ajye gusobanura ibyabaye muri Minisiteri yari ishinzwe gutuza abahungutse. Icyo gihe Perezida Pastor Bizimungu yamukingiye ikibaba bituma ajya guhangana n'inteko, biteza ikibazo muri FPR, guverinoma ndetse n'inteko. Byabaye ngombwa ko hafatwa icyemezo cyo guhindura guverinoma, wabaye Minisitiri kuva mu 1994 ntasubiremo. Nicyo gihe ba Dr. Nsengimana Joseph na Inzira Jeanne Pomsen n'abandi bavuyemo. Iyi nindi ntambara kandi Perezida Kagame yarwanye. Icyo gihe Kagame yaratangiye gusaba ko guverinoma yashyira ingufu mu kurwanya ruswa, kunyereza imitungo ya leta no gucunga nabo umutungo wa leta, ariko abo muri ako kazu k'Igahini ntibabyumva neza, ariko umutusharira n'uvura. Indi ntambara ikomeye ni ikibazo cy'ingutu cyo gusenya ibikingi ba afande bari barikebeye.
Ikibazo cy'ibikingi cyari kibangamiye abaturage cyane cyane abo mu Mutara, ariko Kagame akoresha ubushishozi n'amayeri yo gusesengura no kwitonda cyane mbere yo gukora. Kiriya gihe komisiyo y'abasirikare bakuru bagiye kureba kiriya kibazo yari iyobowe na General Fred Bingira. Hemejwe ko buri wese agumana hegitari 5, izindi zikegurirwa abaturage. Kuko ibyo bikingi byari bifitwe n'abafite intugu ziremereye, ntago babyishimiye na gato. Haje kuvamo icyo twakwita ukwivumbura kwa Kayumba Nyamwasa. Bivuga ko mu kwerekana ko atishimiye icyo cyemezo, Kayumba Nyamwasa yafashe ubushyo bw'inka zo zinyanyagiza mu baturage mu isura y'ubwivumbure, na za hegitari 5 ntazo yafashe. Nyuma y'ibikingi kandi haje dosiye ikomeye muri leta. Kagame abivuga bwa mbere n'abaminisitiri bumvaga ko idashoboka. Iyo dosiye yari yuko leta igomba kugabanya imodoka ikoresha. Mbere yari ifite imodoka nyinshi, zikanywa lisansi nyinshi, zikirirwa zikora impanuka, zikajya mu magaraje, kandi byose ikabyirengagiza. Aya ari amafaranga menshi yakoreshwaga kandi cyane. Perezida Kagame icyo gihe yasabye Minisitiri w'Imari Dr Kaberuka Donald kumuha imbonerahamwe y'imodoka za leta n'ikiguzi kizigendaho ku ngengo y'imari ya leta y'umwaka. Yabonye bitazakomeza gutyo kuko imodoka za leta zari zaragizwe ubucuruzi. Kujya kugura imodoka, ababishinzwe hari abasabaga kuzihabwa ku giciro cyo hejuru kugira ngo basagure ayo birira. Imodoka ya leta yabaga yakoze impanuka, yajyaga mu igaraje akazi kagahagarara aho yakoreraga. Amafaranga yayitanzweho akaba menshi ugereranyije n'ay'ukuri. Ibi byose Paul Kagame niwe wabitekereje, abandi babona ko bidashoboka. Babandi bakagurirwa imodoka nshya kandi begurirwa, ubundi bagahabwa amafaranga y'inyunganizi mu kazi atuma bazikoresha. Ibi byatumye bazifata neza ko ari zabo kandi leta ibyungukiramo. Aha Kagame yarakaje benshi barimo abaminisitiri bari babifitemo inyungu, bumva ko banyazwe umugati wabo, ariko kubw'inyungu z'igihugu Kagame yarabyirengereye. Tukivuga ku modoka, hari iyindi ntambara Kagame yarwanye. Kubera ko igihugu cyarimo kiyubaka, byagaragaye ko ba minisitiri benshi baguze amakamyo atwara imicanga n'amabuye aho bubaka, ndetse nabyo byaje kuvamo induru zikomeye. Abikorera baje gusanga barabangamiye mu masoko ya leta. Bajyaga guhatanira amasoko bagatsindwa n'ayo makamyo y'abayobozi bakuru. Tekereza ko na Perezida Bizimungu yageraga ikamyo 3 muri iyi gahunda. Tukiri kuri iyi ngingo, ubwo isanduku y'iterambere y'Abafaransa yagurishaga inyubako yayo iri ku Kacyiru ahakorera ambasade y'Abahorandi, ubu Bizimungu yagiye mu ipiganwa maze aranayegukana. Ikibazo kiri hano, ese ubundi ninde wahangana na nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu gupiganira isoko? Icyo gihe hagaragaye ko hari ba minisitiri bajya mu masoko ya leta, cyane cyane ay'ibikorwa remezo. Iyi ntambara yari ikomeye cyane kuko nta rwiyemezamirimo watsindiraga isoko aho minisitiri yamaze gutera amatako. Umuhate wo kurwanya ruswa icyene wabo n'indonke ni intambara yari ikomeye cyane, ariko byari bifite inyungu nyinshi kuko ari n'imungu ya sosiyete. Ubwo yari mu nama ya FPR mu 1999, Kagame wari visi perezida yagize ati: duhitemo twese tujye kurwanira mu masoko ya leta, ariko tunarebe n'ingaruka zabyo, cyangwa tuvemo dukora imirimo ya leta tureka abacuruzi bakora ibyabo. Iri jambo ryakiriwe neza n'abanyarwanda benshi, by'umwihariko ba rwiyemezamirimo, kuko byatumye abakozi ba leta bita ku kazi kabo bava mu bucuruzi. Kubera izo nyungu ntabwo byari byoroshye gukura abo bantu mu masoko ya leta, ariko kubera igitsure bavuyemo bitotomba batabishaka. Iki gihe nibwo hagiyeho ikigo gishinzwe amasoko ya leta, ibiro by'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta n'urwego rw'umuvunyi. Ibi kandi byafashije bikomeye Kagame guhangana na ba rusahurira mu nduru. Kurwanya ibi byose bisaba kuba intangarugero ubwawe, kwihangana n'ubushishozi kugira ngo ba rusahurira mu nduru batagutera amacumu. Perezida Kagame yatabibona karenga ashyiramo imbaraga ze, ubwenge n'impano nganagira abantu b'inyangamugayo bamuri iruhande. Tekereza urwabo igihugu kiba kirimo uyu munsi. Ese ubundi uyu mugabo wabaye intwari mu kurwana intambara zitandukanye ni muntu ki? Hari kwa gatatu tariki ya 23 Ukwakira 1957, ubwo Paul Kagame yabonaga izuba. Wari umunsi udasanzwe mu muryango wa Bisinda Asteria Rutagambwa na Rutagambwa Deogratias, wari wibarutse umwana uzacungura u Rwanda n'abarutuye. Itariki y'amavuko yahuriranye n'uwa gatatu yavukiyeho inshuro zitandukanye, twavuga nko mu mwaka wa 2019 yizihiza imyaka 62, no mu mwaka wa 2013 ubwo yizihizaga isabukuru y'imyaka 56. Aya mateka kandi azisubiramo mu mwaka wa 2024 no mu mwaka wa 2030. Paul Kagame yavukiye Nyarutovu mu yahoze ari komini Tambwe, perefegitura ya Gitarama, ubu ni mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda. Ni umuherereze mu muryango w'abana 6 bavuka kuri Rutagambwa Deogratias na Rutagambwa Asteria, bombi bitabye Imana. Imana ibahira uruhuko ridashira. Mu mwaka wa 1959, ubwo yari afite imyaka 2, umuryango wa Kagame wahungiye mu majyaruguru y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, aho amaze imyaka 2 mbere yo kwerekeza muri Uganda, aha ni mu nkambi ya Nshungereza. Muri iki gihe hari ivanguramoko ryibasiraga Abatutsi, ryatumye abasaga 100 bava mu byabo bahungira mu bihugu by'abaturanyi. Kagame wari muri Uganda niho yatangiriye amashuri hafi y'inkambi y'impunzi. Ku myaka 9 y'amavuko yimukiye ku ishuri rya Rwengoro, aharangiriza abanza afite amanota meza, bimuhesha kwiga mu kigo cya Ntare kiri mu bikomeye muri Uganda.
yaje kuva muri iki gihugu ajya gukomeza amasomo ya gisirikare mu kigo kiri Kansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko yaje kuhava igitaraganya nyuma y'urupfu rwa Fred Rwigema wiciwe ku irasaniro ubwo FPR Inkotanyi yatangiraga urugamba rwo kubohora igihugu. Tariki ya mbere Ukwakira 1990 nibwo urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiye. Kagame yarugezeho ingabo zisa n'izatatanye ariko azishyira ku murongo, urugamba rwanze kubwo. Yayoboye ingabo yasanze zitarenga 2000, arazihuza zirisuganya ndetse zinasaba ubufasha mu mpunzi z'Abanyarwanda. Uru rugamba rwatangiye nyuma y'umwaka Kagame akoze ubukwe na Jeannette Kagame, bwatashye kwa 10 Kamena 1989. Kuri ubu Kagame ni umubyeyi w'abana 4, akaba sekuru w'umwuzukuru umwe. Kagame yabaye vice perezida bifatanyije no kuba minisitiri w'ingabo kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'2000. Kuwa 24 Werurwe mu mwaka w'2000 nibwo Paul Kagame yagizwe perezida wa Repubulika muri leta y'inzibacyuho asimbuye Pasiteri Bizimungu wari umaze kwegura. Ni wa gatatu mu bayoboye u Rwanda ndetse ari kuyobora manda ya gatatu nyuma yo kubisabwa n'abaturage. Ibigwi bya Perezida Kagame byanatumye yandikwaho ibitabo byinshi ndetse nahabwa ibihembo bitandukanye kubera umuhate we wo mu iterambere ry'u Rwanda. Kuwa 20 Gicurasi 2017 Perezida Kagame yahawe umudari w'ishimwe witiriwe Dr. Miriam and Sheldon G. Adelson kubera umubano mwiza afitanye n'Abayahudi. Ni mu muhango wabereye i New York muri Amerika. Iki gihembo yakigenewe n'umuryango The World Values Network ugamije guteza imbere uburenganzira bw'Abayahudi washinzwe na Rabbi Shumure Botech. Muri uwo mwaka kandi Perezida Kagame yashyikirijwe igihembo cyiswe World Tourism Award 2017 ashimirwa ubuyobozi bwe buteza imbere ubukerarugendo, yaherewe i Londres mu Bwongereza ku mugoroba wo kwa 6 Ugushyingo 2017. Perezida Kagame yahawe igihembo kubera imiyoborere y'ifite icyerekezo binyuze muri gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge, ubukerarugendo buhamye, kurengera ibinyabuzima ndetse no guteza imbere ubukungu binyuze mu gukurura amahoteli akomeye kugira ngo ashore imari mu Rwanda, byatumye u Rwanda ruba kimwe mu bice bibereye ubukerarugendo muri Afurika. Mu mwaka wa 2019 Perezida Kagame yahawe igihembo cyihariye n'irushanwa ry'imiryango y'abakozi muri Afurika y'Iburengerazuba kubera imiyoborere ye ndetse n'impinduka mu bukungu yakoze mu gihugu cye. Mu mwaka ushize kandi Perezida Kagame yahawe igihembo cy'umuyobozi wagaragaje impinduka mu mwaka wa 2020 mu cyiciro cyiswe umunyafurika w'umwaka cyatanzwe n'ikigo cy'ikinyamakuru n'itumanaho African Impact Magazine gikorera Akara muri Ghana. Perezida Kagame anyurwa no gukina umukino wa tennis, akunda kureba basketball n'umupira w'amaguru ndetse yihebeye Arsenal yo mu Bwongereza na Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa. Akunda kwinywera amata cyane ndetse mu gihe cy'ubusore ngo yakundaga kurya inyama nyinshi.